yes, nimba hari umuntu waraye ucungiwe umutekano ku rwego ruri hejuru n'uyu mugore bita Van de Perse Van de Pierre Viviane. Uyu mugore ararinzwe ku rwego ruri hejuru kurenza nuko abaperezida barindwe yaba Trump banza none adacungiwe umutekano nk'ubu uyu mugore bamucungiye hano igoma. Ese uyu mugore kuki acungiye umutekano birenze gutya? Mwabantu mwe, uyu mugore akiza Kinshasa yarizi ko azaza, hari harateguwe umugambi wo kumwica bikagerwa kuri mu 23. Uyu mugambi wateguwe ute? Uyu mugambi wapfubye gute? Uyu mugambi wakorewe he? Byose amakuru turayazanye, tugiye kuza tuyakugezaho akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Mani ishobora byose, ubutasi bwaye mu 23 ngiye mbukuriye isariya gisevire muri iki gitondo kabisa. We bana, muri iki gitondo salute kude chapeau ku ntare za Sarambwe ku bw'akazi mwakoze muri iri joro. Hanyuma rero bwana Fils, Kinshasa igira gutya, ihembye cyitwa Wazarene, ewana baraye mu tubari, intare za Sarambwe nazo zikora akazi. Ubu baraye mu tubari, baraye mu daje ndayaguha, batugiyemwe agaca ahubwo banze, batugiyemo daje nkubwira ibintu bahuriye nabyo mu kabari. Ubu bagiye kwirirwa hehe? Baririrwa ese barahari? Ni bazima se? Kwirirwa mu butaka mwumva. Bagira bariko barabora agataho si ibyo gusa, ibindi bikomeje kuba nabyo ni ibitangaza. Nyuma yuko abazarendo bari hano muri Prende Rusizi bose nabo bari bafite amakuru yuko bagenzi babo bahembwe. Kinshasa isi bateguzi bakwita akantu kakameshaje babwira ati mwitegure, ati mbere yuko bucya, ati amafaranga murarana baraye mu madeni nabo riko barwanya umukukuzo. Andi makuru rero M23 waburya narabagiye ngo ntago yahereza Kinshasa. Niba hari ibyo basabye, niba Kinshasa yasabye ku gahenge, nabo basabye ifungwa zabo zigomba kugira gute kuhagerera kugiye. Bimeze bite rero? Ayo makuru yose turayazanye. Yes, nibyo koko rero ngo hamenyekanye aho Neva burya yandege yapfuye yaragiye. Turaje tuhabasasanure neza aho handi yaragiye akaba tabaye akigeyo cyangwa se akaba yashatse ubundi buryo. Byose turaje tubibabwire neza bya ndege twababwiye kare, ndetse reka tubabwire ko mwabantu M23 babasore ba Makenga yapasingishije. Reka tubabwire ko ariko se mwakabyara cyakora Makenga arategura kabisa. Makenga arategura, ni bose babasore ba Makenga bamaze kumwigaragariza cyane rwose, bamaze kumwigaragariza iki gitondo. Ubu tuvugana hano habereye hafi na Bukavu, habereye igikorwa cyongeye kuzamura intare za Sarambwe mu yandi mapeta. Habereye igikorwa gishegeshe Antoine Felix Tshisekedi. Baramubwira bati babasore ba Makenga bapasinje bundi bakoza akagakorwa akangaka na gatoya mu bikorwa binini bari hafi yo gukora. Tshisekedi umutwe muriye, umutwe wa muriye kuko banabimubwiye mwijoro, kuko ibi yari amakuru yihutirwa bagombaga kumubwira uko byagenda kose, yaba aryamye yaba ataryamye, yaba ari kumwe n'umugore wa mufumbase bagiye mu gikorwa, n'ukumukomangira mpaka akakivamo bakamubwira ngo babasore bapasingishijwe nibo bakoze ibi. Ibyo ni ibiki? Turaje tubikubwire. Nta kantu nakamwe turi busige inyuma. Oya, nta kantu nakamwe. Ariko kandi bwana Fils tukiraho, nanone kandi harongeye hamenyekanye inkuru mbi yica mugongo ku gihugu cy'u Burundi. Iri joro haraye hakozwe akazi mu ishyamba rya Kibiri, noneho ngo ni kibabi cy'intusi hariyaho nta cyasigaye, cyangwa se ishyamba naryo ubanza baritemye kugira ngo bashakishe ikitwa. Igihe kirageze cy'akazi kenshi, igihe kirageze cy'akazi kenshi cyo gukora. Iki nico gihe. Reka tureke rero ndabona iraza gusiga. Reka tureke rero gutinda mu makuru. Reka tubanze tuvuge ngo mwaramutse neza, tubifuriza kugira igitondo cyiza cyo gutangira weekend yanyu neza. Tubifuriza ko akaboko k'Imana kabaramburwa mu byo mugiye gukora, mugiye guhiga ayo kugera gute kuza kwenjoyinga weekend, dore ko igiye gutangira mu kanya gato kari buze kuza.
Imana rero ibahe umugisha rwose, ariko ibahe umugisha nyine kwa ko mukoze kuri like rwose Imana ibahe umugisha rwose. Umuntu wese wakanze like yumve ko Imana igiye kumugomororera imigisha myinshi. Sindi umuhanuzi ariko ibyo byo ndabihanuye. Hagati aho abantu mwese mukeneye proof ziba byabaye, muze kujya muri comment ya mbere mukande kuri link irimo ya group ya WhatsApp, muraza kujoininga group ya WhatsApp ya Top Kivu News. Ahangaha rero uzajya ugenda uboneraho byinshi bigiye bitandukanye, amafoto y'urugamba ndetse n'amavideo n'inkuru zanditse tutabasha kunyuzaho hano bitewe n'ibyo zivuga. Yego. Okay, tutangira amakuru yacu rero. Yego. Twahereye kuri uyu mugore tumuhereho urinzwe cyane ku rwego ruri hejuru. Ariko reka nkubwire ngiye buriya nahita mvuga ati intare za Sarambwe salute, kubera ko ibintu bakoze, reba inzu yose abakomando kuva hasi kugeza hejuru kurindwa byo ni ngombwa, kuko uyu mugore iyo akiramo kagize ikibazo n'ubu ngubu agize ikibazo ni kwa kundi bari bafashe Eric Dini Prince imanukira kure mu vitro. None banarara ndakurahiye ntibarara hariya niyo nka bayitutumura. Ariko Kisekedi nawe ni mubaya sana mu gutegura. Reka rero tutanye amakuru yacu wintinze ujyana mu tuntu twinshi cyane banzu rero mwakabyara neza. Uyu mugore kugira ngo arindwe kuri uru rwego dore ahantu byaturutse. Kinshasa kubera yuko nayo yari izi ko uyu mugore agiye kuza kandi akaba agiye kuza kureba M23, bumvaga yuko ari bubundi yakagiye kureba, akaba ariho ajya kureba bakavugana bakagera gute M23 bakayihorera. Ariko bigatungurana noneho na M23 yaranze gufungura kiriya kibuga, none ikaba igifunguriye kuri aba bandi Kinshasa Kisekedi bamuteye umugongo. Noneho rero ibi birababaza, bateguye umugambi wo kwica uyu mugore ataranagira kwa kiriya kibuga, kuko bari bamaze kumenya ko ikibuga bazagifungura. Yego. Barangije bapanga bazana imbunda, barashakisha imbunda ishobora guhanura iriya ndege mwabonye. Misiyo barayipanga barayuzuza. Bamaze kuyipanga bayipanga mu buryo tutazi, ariko intare za Sarambwe akazi zakoze ejo nimugoroba, ariko guhera ubundi bamaze iminsi ejo nimugoroba nukuvuga ngo rugendo rw'uyu mumama nukuvuga ngo ejo nimugoroba nibwo igikorwa cyari cyatangiye, bujya gucya mu gitondo igikorwa bagisoje cyane. Umugore aza mu mahoro ndetse naho bagikoreye hose barakama. Igikorwa rero cyagenze gute? Kinshasa yapanze uko bigomba kujya kure mu 23. Yego. Irangije itegura izo mbunda zigomba guhanura iriya ndege zikayirasa igiye kurandinga ikagwira hariya Igoma, ariko iri mu kirere cya Goma. Barangije bareba ahantu heza muri Nyiragongo. Urabizi ko muri za Nyiragongo haba za FDLR nyinshi cyane. Ewana ziriyo noneho si FDLR gusa, hariyo na Wagner group, urazi ko abasirikare baba mercenaires batanabo. Bategura abasinepa beza bazi kurasa. Barangije bategura agace kamwe kari strategique aho hantu. Barangije bahashyira abasirikari bake, ako kantu sinze muri kukumva. Ariko none icyari gitangaje, abasirikari bahashyize bagomba kuharara mpaka kugera mu gitondo, baje bambaye imyenda ya M23. Urumva? Bambaye imyenda ya M23, ibikoresho bisa n'ibya M23, photocopy. N'imbunda bigaragara ko zikoreshwa na M23 byose. Ndetse ibyombo M23, buri kintu cyose cyagaragaza ikimenyetso cy'uko ari mu 23 tayari. Ndetse bategura n'abantu bagomba kuba bari hehe hariya Igoma. Yego. Bafite amatelefone baza gukominikana n'abo ngabo bari kurasa, ku buryo nibahava n'izo telefone bazitaho bikazagaragara yuko ari byanagaragara nk'ibimenyetso, bikazagaragara yuko ari mu 23 yazihataye cyangwa se yakoze iki kugira ngo bizafate nk'ikizibiti mu gihe bazaba bari gukora iperereza ryaho isasu ryaturutse rijya guhanura iki indege. Urumva uwo mutego? Ndikumva cyane n'umutego mubi cyane. M23 yaraperereje irapereza imenya ukuntu gahunda zose zimeze, bwa butasi bwa duhora tubabwira na Eric Dini Prince wari warigeze kagiye baramufata. Banaje bamenya uko indege bagiye kugira gute kuyihanura. Icyo M23 yamenya aho igikorwa kigomba kubera,
amakuru imaze kuyamenya iragenda iraharara hirya no hino irategereza. urumva bwana Pacifique, ndakumva cyane. itegereza abari buze kuza gukora ibyo bikorwa. baraza barisetinga, byose barasetinga, bararangiza byose, barahamagara bavuga ko byose bategereje ko isaha iri bugere bakagira gute, bakaza guhana. ubwo byageze mu rukerera nko mu masaa 10:30, amakuru niko atubwira. M23 Makenga abaha itegeko, arababwira ati tayari mutangira igikorwa. tayari babatatse bande abo ngabo bagize gute, bagiye bari besta iyo ntwaro bangahe se, bagera 12 bonyine gusa. bari n'abakomando ba FDL, bari abakomando ba FDL kandi nabo mu bintu bijyanye n'imitorezwe n'abandi. Special Ibu FDL Fari de Sore kareka ntago yabarizwa hari. Riya aba bari bateguye kino gikorwa. Abantu FDL mujya bumva ngo babarizwa mu itsinda rya club. Bari n'abakomando, abangaba barya kuba komando ba FARDC kuko baranga ahantu batorezwa. Ni mu rupfu no gupfa no gukira. Yego. Ngo iyo ugiye kwiyo myitozo ya club ewana ngo iyo ugize amahirwe uva uri muzima ngo ubundi abenshi barashiriye. Reka tureke kubitinda iby'uko batozwa. Ngo n'abakomando bakomeye cyane. Niyo mpamvu baba bizeye. Ibyanga bikunda igihari nuko bategura abantu nyine bazi igikorwa icyo bagiyemo, cyane bazi ibyo bagiye gukora. Aba rero bose M23 nabo yaboherejeho babandi budushoka, babandi b'abasinepa, abasinepa abudushoka. Nta numwe warenza aho ngaho. Babafasha ari matekwa, bose bafashe kuvuga ngo barabafite, bose barabafite. Hari bagerageje kwirwanaho bamwe. Aba basore rero bose b'intare za Sarambwe bakaba bafashe abangaba ba Special Ibu ndetse n'aba ba FDL bari barigiye gukora iki gikorwa, ndetse harimo n'abapfuye. Rero Pacifique, ndakumva cyane, ndakubwiye ngo iyo hataba ubutasi bukaze bwayo mu 23 iriya ndege tuba twabonye, kuko yaje bayikamera, tuba twanabonye n'igisasu kiyerekejeho papa. Ariko icyiza cy'iriya ndege nuko ibifite n'utuntu twa flayers irekura utwo ngutwo akaba ari two tujya gukingira indege tukarasa ibyo bisasu mbere yuko bigeraho nyine bigaturika. Nguko rero Imana yongeye kugira gute. Ariko mu yandi makuru biravuga ko n'umujyi wa Goma bari bahamutegeye bitarangiriye aho hariya. Ngo n'umujyi wa Goma ariyo mpamvu M23 ewana kugera hano munsi y'uburiri bwe haraye komanda. None se urumva ntago hariya muri Goma bahamutegeye, n'abavuze ibyo n'ukubeshya kandi mu sinzi w'igitangazamakuru kuko urumva nimba bamaze kumenya yuko umuntu bari kumuhiga, ubwo se urumva kandi n'abamuhize bakamufata. Ariko biravuga ko bafasha abantu bagize gute. Ariko rero ubana mugano birebe niba umuntu bamugerageje kumurasira mu ndege, nubundi hari nubundi buryo bateguye bwo kwa bakoresha mu mujyi wa Goma bakaba mwivugana babona. Uburinzi bagomba gushyiraho noneho buri hejuru cyane, ni ibintu bitabyisobanura. Gayo nguko rero kwihute rero tujye ku nkuru z'abasinzi cyane kinywera icupa rwose. Ariko kabyara ibibazo biraguye. Ariko ubundi nabonye ndavuga n'ibitotsi byahise bishira. Ndange ubu ngubu niyo nkuru naraye mfite. Mvise telefone sonye mpita mbyuka ndebye mbona video ndavuga ati video z'abasinzi. Hanyuma rero amakuru ameza aterero bwana Fils, dore ukuntu byagenze amambere. Ngewe umutarama amaze kuyangezaho yayangejeho mu ijoro rwose mbere yuko ndyama, ariko muri umwanya wo kuvuga ngo nze tuyatangaze ndavuga ati turabikora mu gitondo. Abazarendo baraye babonye amafaranga muri uyu mugoroba. Mbere yuko bayabaha bari babwiwe na Kisekedi ko ngo bagomba kwitanga bakarwana, ngo cyane kagashara yakongereye kugeza naho no kuri Wazarendo nk'abo muri Plaine d'Oruzizi bari baranayafashe babambere. Abo abambere bari barayafashe. Aba rero bayahawe nabo muri Fizi. Guhera hano guhera Karemi, Baraka, Makobora, aho bita Kasengese, Swima, Kajo n'utundi duce. Utu duce twose n'umundi tunahana imbibi n'uduce M23 twose igiherereyemo. Aba Bazarendo bakimara kubona amafaranga rero babonye message ibagezeho nyuma yuko bavuye mu rugamba kurwana na M23. Hari n'abari bakirimo kurwana, ariko ngo bahise bahagarika urugamba babanza bajya kugira gute kwibikuriza amafaranga. Nk'abantu inzara yishe baba bafite n'akanyota, bara ntago babikuza, ntago hari nta byuma bya ATM bihaba.
ntaki ahubwo bariya babahemba gutya mu ntoki si ujya ubona ko M23 ibarasa ikajya kubasaka bayiziritseho hano mu nda barayagendana bariya yego bakimara kubahemba rero urumva n'ubundi azanwa n'abo bayobozi abayavuye Kinshasa cyangwa se ariko hariya za Karemi na za Baraka barabikuza kubera ko amabaka aracyakora neza hari barabikuza ndetse nano za Makobora baracyakora neza cyane ahabi hari Uvira kana Uvira bazabikuza bake zatangiye gukora Kinshasa yabisubije ku murongo ahangara abazarendo bakimara kubona kwifaranga ngo bagiye kwigurira agacupa bwana Fisi bati nk'abantu tumaze iminsi mu rugamba reka tujye kwitama akantu tube twinywera baragenda baranywa Vetura nayo yari iri hejuru gatoya urumva bari bahanganye irabibona ibona yuko bagiye gusinda aravuga ati reka tube tubihoreye gatoya turaza kugira igikorwa mu myanya uri imbere abazarendo baranywa barasinda abagura indaya baragura ababyina barabyina bakora iki barabyina byose nyine bibaho byose barinezeza mu byiza no mu bibi noneho Vetura nayo ntiyabahereje ibirayemo ibafatirana n'inzoga irabarasa ku buryo buteye ubwoba ariko kandi akaba andi makuru avuga ko iyi mirambo iyo ngano kunguku bitaba bikozwe na M23 gusa ngo nabo ubwabo haraho bageze bamaze gusinda nabo ubwabo ngo basubiranamo batangira kugira gute kurasana kuko naho batangiye bari kurasanira ugereranyije nawe M23 yariri ubona yuko koko bidafite ahantu bihuriye kuko M23 yariri kure ariko nanone hafi yabo ariko se nk'abasirikare bicanye hafi na za Karemi baba M23 yaba yagezeyo gute buriya rero reka uvuga ngo yaba yagezeyo gute kandi hano za Baraka iri hano nyine reka nkubaze za Makobora na za Nuzi iyo bagiye kugenda baraguteguza bakakubwira ngo bagiye ntibanteguza none se nta transport bagira zibagezayo ikibazo ni urumva M23 none se kuhagera bisaba hari ibirometero nko kuva hano ujya muri Amerika ntago ari ibirometero nko kuva hano ujya muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko hari bwana Fisi rero tujye tuvuga ibintu dusubire n'ibindi M23 kuba yahagera ariko se muri iri joro ni kure none se reka nkubaze ubundi ibyo bya Baraka bije gute ko turi kuvuga ibyo mu ntuze mu hano za Karemi muri za turi kuvuga ibyo gusa byabo basi nyine impamvu nari mbivuze nuko hari abicanye inyuma hirya y'umujyi wa za Baraka ahubwo wowe utubwira ngo baba bahageze nge mu bitoro ngo nabwirwa n'iki ko abo bicanye bo nabo gusa za Makobora ho hageze mu bitoro ahubwo nari mvuze nti sisi nibaza ukuntu nabangaba baba bapfuye inyuma y'umujyi wa za Baraka nkavuga ngo M23 yaba yabishe umenye yuko hari n'iriya Red Tabara bajya bavuga Red Tabara arayizi kwikorera utuntu twayo hose bagezeho yabarebera izuba kuba Red Tabara yanamenye ko bahembwe igashaka kujya no kubiba ahangaha rero muri aba basirikari banyweye icupa bagasina dore n'abantu tubabwira n'ukuri muzarebe n'uyu Muyaya Patrick Muyaya ndetse na Kisekedi ubwabo bose mu bihe bitandukanye barivugiye baravuga ati buriya u Rwanda ikintu ruturusha igisirikari cyabo kiri smart niyo bakoze niyo habaye saga ntago oya niyo abasirikari babo b'u Rwanda bakoze nk'ikintu kigize kitari cyiza ntago bagishyira ku mbuga nkoranyambaga ngo bacyamamaza cyase ngo kijye mu itangazamakuru ngo kirike iyo bibaye ngombwa bikabaceka yahise atanga n'urugero ari umusirikari hano mu Rwanda wakoze amabara ajya mu kabari bamwimye inzoga aranje ajya mu rugo azana imbunda arabarasa barayimuhaye n'uwo muri za Nyamasheke hirya iwacu mu cyo byaza Nyamasheke niwe yagiye gusinda maze gusinda anywe inzoga bamwishyuza arabwira ngo phone iranze manyereka caginge ntibamwishyura arangije ahasiga phone ahita mu ruga mu kigo yagiye mu kigo aragenda yiba y'imbunda araza barasa rero uko nyine ibyo rero ayo makuru yagize gutyo yamugezeho Kisekedi ariko nta video yabonye hayo yarayumubwira amakuru nkuko byasomwe biriya bintu niyo bikiba ntago byari kugera mu itangazamakuru ukuntu nyine u Rwanda rurinda igisirikari cyari kugira ngo kitagibwaho n'isura mbi ariko gisirikare cy'u Rwanda uwo musirikare yagiye no kuburana aburanira mu ruhame rwaho yakoreye icyaha
ndabyibuka cyane ibyo byabaye reka tubiveho yego nguko rero Patrick Moya nawe aravuga ati abasirikari bacu bagira ikibazo cyo gusinda cyane bakanabigaragaza no gukora ibintu by'amafutifuti ngo aho guheka ingurube ngaho guheka inkoko ngaho kunyara mu kabari kunyara ku mihanda ngaho gusambanira mu mihanda ibintu nk'ibyo byose ibintu by'ibikorwa byose barangiza bakanabishyira hehe ku mbuga nkoranyambaga rero mu by'ukuri mw'abantu mwe ibi tuhatobwe ntabwo ari ukubeshya iki gisirikari cya Kongo kirabikorana wazarendo mbega ni nk'umuco by'abayikarande nibyo Trump bavuga ngo nabonye igihugu kibi kubera ko nta kuntu wabona abantu b'abasirikare b'igihugu cyiza nka Kongo kinakungaye kimeze neza cyane kinafatwa nk'igihugu gikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika bakaba basindiye mu tubari abapolisi ku buryo cy'umwana w'uruhinja agenda ajoguruntu rw'urutoki ku muntu w'umugabo w'umusirikare cyangwa umupolisi bamwita imbwa bagira gute bamuvuyanga mu tubari kubera iki kubera ibibazo nk'ibyo byose hari nabo nabonye ari n'abazima urumva hari nabo nabonye umupolisi ari abapolisi ari bazima batangwa inzoga none ubu bari mu biro bari kuganira sinzi ibyo bari kuganira uwari uri kubafata amashusho tayari bahita bafatana mu mashingo baragundumukana ari bazima ari n'abaofisiye bakuru ariko byo ntibyadutungura kuko ntibasiba no kwicira abantu mu mihanda Kinshasa Pacifique rero ahantu kuri aya makuru y'ahangaha hano hari abagiye basohoka mwaho ngaho bakajya mu maroje aho hanze cyangwa bakajya hirya mu ngo z'izo ndaya uwajyagayo wese hari uwamukurikiraga inyuma uwo ntiyagarukaga izi ndaya rero nizo zagiye zitanga amakuru kuri bagenzi bacu bari aho ngaho ati nari mucyuye bamunyicira hejuru ariko se ubundi nge baransiga buriya y'umuveturuwa ukuntu nayo mbona iri gusa nk'iri kwigana ntuze Masunzu ni uzwiho ibyo bikorwa byo gukoresha abantu b'indaya cyangwa igitsina gore cyane bo ntago M23 ntago yajyanye intuze ntago yajyanye indaya nta nubwo yajyanye abakobwa ibyo bisuvuze ngo abo bakobwa ni bari kugenda batanga amakuru nyine abakobwa ni ukuvuga ngo nibo bari gutangaza amakuru byumvishije nabi umusirikari yiguriye indaya arayijyanye bisanzwe indaya nayo ntizi biri kujya mbere ije kubona bamumuhotoreye hejuru muyiguye cyamagara mugenzi wati yewe tibyo mbonye nagahoma munwa ubwo buranyishe ngiye kuza kurari wabo yewe nanjye byangezeho bamunyice baramwishe agatamagara muri babandi baduha amakuru tibibaye ni ibingibi bamwe na bamwe tunabana bagahita baza bakareba bagasanga ibintu bibaye rero twihuta mu yandi makuru bwana Pacifique tujye mu yandi makuru tuhite tujya muri Prede Ruzizi aho biteguye nabo ibindi bifaranga agahishye mbere yuko tujyaho reka tubanze tujye hano muri Nyiragongo habereye ibi bikorwa n'ubundi mbere yo kujya kuri ibingiye bahubwa abasore ba Makenga sha bakoza kasamutwe bakubise kiseke dahababaza bamukubitiye herero nicyo nshaka abasore ba Makenga rwose bamaze kwereka Makenga baramubwira ngo Makenga imyitozo twahawe twayifashe neza cyane bamwe rero ntabwo bamuhamagara mu izina twebwe tubivuga gutya ko turi abasivili kuko nanjye buriya Makenga mugeze iruhande ntabwo navuga ngo afande navuga ati Makenga amakuru yawe cyane rwose erega guhamagara umuntu mu izina ryiwe ntacyo bitwaye nyine kereka muhuye akantu kanya kubahwa ntikabura mwana tujye twemera ariko reka nkubwire none se ubu ngubu nyakubahwa afande abenshi bavuga afande yego wakagerekaho umusirikare usibye na Makenga n'undi musirikare wese akantu kafande nikaba kagomba kubura cyakora wenda nikabura reka tubireka kubitindaho rero aba basore hano Bukavu urenzeho gakeya ukajya ahantu bita Nyangezi oya ntabwo ari Nyangezi reka mparebe ndeza ndikoreba urenze Bukavu ukajya ahantu bita Karehe wagera Karehe hano za Nyabibwe simbizi nge ntago mba mbizi sindahagera ndahabona ni hano hafi za Goma n'ubundi ukagera ahantu bita Karehe iyo uvuye aho Karehe uhita ukurikiraho hari agace kari hepfo ya Karehe kuba ko Karehe harimo mu 23 aka gace bita Husi kari hepfo rero ya Karehe Husi hari
abasirikare bane ba Wazalendo FARDC aba basore barakumanukiye iri joro baraye bakoze akantu bakubisiza akabwana babasirikare barongera barababwira ati n'indi nshuro muzamenye ko twebwe tudakina kimvugwa rimwe we nta n'imikino tugira ariko bwana Fisi barangije uzi icyabaye se ndetse winjyana kure tubanze turangize ibintu tubivuga mu abasore barabakubise abandi bamwe bahasigarare bagize za mayiti abandi bagira gute barafatwa ibikoresho byabo birafatwa baragenda noneho uzi icyabaye se ako gace ni Tombe nyine aka gace ubu tuvugana karimo karakontororwa cyane ko n'ubundi kari mu bice MV turi kontorora ntago kari mu bice kontorora nimba itaga kontorora ntibiga kontorora nyine kuko kakontororwaga na FARDC na Wazalendo hari aho hantu uvuze muri Karehe MV turu zigiye hafatiye yafashe kera yabaga za Minova uva nyine Karehe ukageraho ku ntuzo bitahuse ntago ariko ujye gutandukanya ibintu niba agace gakontororwa na FARDC nanuze ako ntabwo kari mu bice mu 23 kontorora ahubwo kiyongereyeho noneho ubu nibwo noneho kagiye ku gice cya MV3 yego aka gace kandi ubundi ari ahantu MV3 da kontorora nano muri mwishyamba rya Kabasha muri parike plutôt iri parike ya Kauzbiega no rekana kandi nahangaye Husi biregeranye utagiye kure Plaine d'Oruzizi ifitwe n'abarundi ariko n'aba MV3 ikongera igafatwa naki na FARDC abarundi na FARDC ni bari hamwe ikongera igafatwa na M23 urumva baragabanya rero no kuvuga ngo icyo gice ntago wavuga ngo kimwe kiri kuraba ngo n'ikindi kiri kuraba mbese ni hagati na hagati nabo rero MV turuzi kwita ubungubu muri Kauzbiega kirimo abazarendo kandi beshi Kauzbiega hari aho se si wabo ahubwo kuva na kera ni nko muri Nyiragongo reba Nyiragongo izo za Yusi hose irunga cya Nyiragongo si kiri muri Goma si kiri muri Goma huriya oya nago kiri muri Goma kiri hafi na Goma kiri muri Nyiragongo nyine muri territoire ya Nyiragongo kirunga cya Nyiragongo nyine kiri muri Nyiragongo n'ubundi uzi ko buriya ninzi ko Nyiragongo ari umusozi gusa birangirira aho Nyiragongo ni territoire ni hanini cyane territoire ya Nyiragongo hakaba na za territoire rero no muri Nyiragongo tugihari mpita nahava twihuta muri Nyiragongo M23 yarasiyeyo abagera kuri 6 bibisambo bari baje kwiba abaturage bavuye n'ubundi muri ibyo bice bya Nyiragongo baje gushaka ibyo kurya inzara yabakubise cyane dore ko n'ubundi M23 imaze iminsi itera hariya muri Nyiragongo imaze iminsi harwanira cyane rero yari yarabasambulije n'ibiki byose hara muri Nyiragongo habamo reka manze babwira abantu babamo muri rashyamba rya Nyiragongo ndetse na hano muri no parike nationale ya Virunga naho babamo hariya muri Nyiragongo cyane cyane mu kirunga indani hari abantu baba basenga ngo kira kirunga kizaruke kuko cyapfiramo amagana y'abazarendo na FDLR hari harimo Wagner Group ntuyizi mwabaga mu gihugu Goma abasirikare ba mercenaires batatashye baracyabamo hari ahabamo abasirikare b'abarundi hari ahabamo intera hamwe FDLR hari abamo Wazalendo n'abasirikare ba FARDC bake kuko abeshi bo bari reportinze ibi rero nibyo byicwa n'inzara byarangiza bikajya kwiba rero M23 bitandatu yabiripuye rero abaturage batabaje M23 itiza yiruka tayari irangiza game over nuko rero abasore baye mu 23 beretse Makenga rero ko babishoboye bamaze kumwereka ko agace kamwe rwose bamaze kukibikaho tayari rero mu yandi makuru Pacifique hanyuma mu yandi makuru Plaine Ruzizi ndumva dushaka tutayigaruka kuko nubundi twayifatikanyije n'ubundi ni bari abasore bagiye kwakira amafaranga byagenze abo bagiye kwakira amafaranga harimo abarayima amadeni banywa harimo rero n'abarayi bakubitwa ijoro ryose burinze bucya kugeza n'iki gitondo urugamba ni rwose hanga ni ya minsi 5 bari kurwana nayo kurumva umwe warayivuyeho hasigaye 5 kugira ngo barebe yuko baza kwa bakuyemo kano gace kanuze Plaine Ruzizi yose bakuyemo hano Poezero bakuyemo Minembwe
bakuyemo n'utundi duce tugiye ariko ku ruhande dutandukanye rwa FARDC ku ruhande rwa FARDC ni mu gihe kandi M23 nayo no kurinda nako kugera Bukavu oya ariko na Bukavu bakayikuramo ndetse bakarinda na Uvira mu 23 ntihahinjira mu gihe nawe mu 23 banga byose kubikora M23 nayo yamaze gutegura ibikoresho karabutaka yamaze kuba inashyira abo basirikare badasanzwe bamwe turi kuvuga barimo kugera gute kumanuka berekeza bapusa berekeza mu mujyi wa Uvira ibi rero bikari byo byakereye ikibazo gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hongeye kuzamuka indi kipe idasanzwe ije kurwanya M23 kubwisha hanyuma rero mu yandi makuru bwana Fisi nari namaze kubategurira ari nako no gusoza reka tugaruke ku by'urugendo rwa Neva tugaruke ku by'urugendo rwa Neva mitengaruka mbabwira kuri M23 ukuntu nayo yamaze kugira gute gusaba Kinshasa yuko bagomba kurekura ifungwa zabo guhera ku muto kugeza kwa nyuma hanga rero Perezida Evariste Ndayishimiye ku mugoroba ejo nibwo twababwiraga uburyo ki indege yiwe yananiwe ubuhaguruka bitewe nuko system zayo zitakoraga neza cyangwa se itabashaga kwikonegita n'ibindi bibuga byahigiye ndetse n'ibyahiturutse kubera ko connection yari nkeya cyane cyangwa se yari yamaze kwangirika ubu tuvugana hamaze kumenyekana ko yaragiye guhabwa ububasha bwo kuba yayobora Afrika yunze ubumwe urumva yaba y'uburasirazuba Afrika y'uburasirazuba rero Perezida Evariste Ndayishimiye kubw'impamvu z'urugendo cyangwa se kubw'impamvu z'ibi bikoresho by'abazungu byanze kabisa iratuma aratagiye ashobora kuza kugenda no munsi mu gihe ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cyaba gitunganye biramutse bibaye bidatunganye haraza gukoreshwa ubundi buryo arebe uburyo wenda yagera muri Tanzania agafata iki indege agakomeza aho ibyo bikorwa biri bubere hataratangazwa amakuru yari kungeraho aturutse hano i Burundi nanone nuko nkuko nababwiye mu ishyamba rya Kibira induru zaraye zivuga kuri nubwo muri iki gitondo ibihunyira byari bikibyutsa byaraye hejuru y'amazu y'abaturage handi bino bintu bisema abantu bavuga ngo bisema umuntu ngiyo cyavuze abantu barapfa ibihunyira ibihunyira n'inkotsa byaraye bikotsa ara muri Kibira kumbi byakokerezaga impfu z'abasirikare b'abarundi bagiye gupfa ndetse ntago bapfa ari bonyine bishwe na bicanwe n'abasirikare n'ubundi ba FDLR ndetse n'imbonera kure n'abasirikare ba Wazalendo ahangara amakuru atugeraho kavuga ko abantu babishe bataramenyekana ndetse bashobora kongera kuvuga ngo ni inkuba cyangwa ibivejuru n'ubundi buri gihe hari ntaga abantu bagiye babazwi ariko hano mfite amafoto rimwe bigeze babacira ihumye barabafotora ndayafite rwose kabisa mujye muri groupe ku bwishi kugira muze kubibona hanyuma rero Kinshasa tunyarukireyo Kinshasa amakuru ari kutugeraho biravuga ko M23 tayari yamaze kuba ikora ababaza Kisekedi kamubwira ati kugira ngo ibintu bigende neza cyane utwohereza ifungwa zacu ni mu gihe bigeze kubabeshya babakubita bangahe bake cyane ugereranyije n'abafunzwe bose ese mu 23 yabivuze gutyo gusa M23 yababwira ngo mutwoherereza imfungwa zacu mu jyabo nabo bafite izabo nese uzi ngo M23 isaba ngo yavuga ati bafite abasirikare benshi M23 ifite abasirikare benshi yafunze harimo n'abakomeye yagiye ifatira za Rubero abo yagiye ifatira za Bukavu abo yafatiye za Goma baracya benshi cyane benshi harimo n'abahoze bayoboye urugamba abo ngabo bose M23 kabaranze kubatanga ndetse itaranigeze barokitanga ibagira abasirikare sinjya mpamya yuko umuntu wese cyangwa umusirikare wese wawe mu 23 ufatiwe mu rugamba na Kinshasa ntago bamufunga abo M23 uri gusaba bahita bamwica abo ni babantu baba bazwi yaba atari umusirikare wari umusirikare bahita bamukemura uriya uwo badakemura ni wa wundi ubuzwi akabazwi n'amahanga yose n'itangazamakuru akabazwi ko yafashwe kandi bikagaragara ku mugaragaro muri abo bazwi rero hari ku umwe gusa abandi bose bari bagifunze yaragiye rekura abasivile Kinshasa batanazwi batigeze banafungirwa kubera M23 abeshi rero n'abanye Kinshasa babarizwa mu kika cya politique n'ubundi harimo n'abadepite bageze muri babiri so reka dusoza amakuru wenda dutegereze izindi confirmation ziri buze kuba zikurikira ubwo turahabaye neza cyane kugira tuze kwita tugira gute tubageza izo breaking news reka tubifurize kugira umunsi mwiza Imana ibarinde turabakunda cyane.